murakoze cyane mbanje kubasuhuza baturage bo ntara y'Amajyaruguru ndabasuhuje kandi mbashimira kuba Perezida wa Repubulika yangira icyizere twatugiye gufatanya umurimo wo kuzamura intara yacu y'Amajyaruguru nkaba mbemera ubufatanye ndahari turi kumwe ubufasha bwose muzanshaka cyo nshoboye gukora cyose nzagikora turi kumwe nabibijeje baturage mu ntara y'Amajyaruguru kandi nkaba mbashakaho ubufatanye intara ni yacu iterambere ni ryacu turi kumwe dufatanye mbe na mbere katonze babwira ngo felicitation merci mwakibwira badukurikiye ku mazina yanyu bwite murakoze nitwa Nyirarugero Dancille inkuru nziza atashye mu muryango wanyu yuko mwagiriwe icyizere mugahabwa inshingano nshya zo kuyobora intara y'Amajyaruguru mbe na mbere inkuru mwayumvishe ryari mwabyakire mute murakoze inkuru nayumvise saa sita z'ijoro nabwo kuri telefone ko ngene nararyamye numva telefone impamagaye bambwa ati ibi wabimenye inkuru nayimenye saa 5 z'ijoro ubwo ni nkande bahamagaye ni umudamu w'inshuti yacu dusengana we yarabibonye mwebwe mutayibonye twaryamye reka dusubire inyuma twibutse abanyarwanda by'umwihariko abo mu ntara y'Amajyaruguru uyu guverineri dufite mushya Madame Dancille ni muntu ki murakoze Dancille Nyirarugero navukiye mu ntara y'Amajyaruguru mu karere ka Musanze umurenge wa Muhoza ndubatse mfite umugabo n'abana 4 umuhungu umwe n'abakobwa 3 ubu mu buzima busanzwe inkuru nayumvise nkora umurimo w'uburezi mu ishuri rikuru rya Muhabura Integrated Polytechnic College aho nayinyoboye ishami ry'ubukungu tukira aho ngaho iyo nkuru nziza mukimara kuyumva mwabyakiriye mute mbere kubyakira kwa ari ibintu bya bintungwe numvise meze nk'uri kubonekerwa ntari kubishikira mbese ntabwo ndi kubishikira ndatuza ndavuga nibyo sibyo mukanye itangazo ricaho numva nibyo nishimye cyane nuko nanezerewe ntabwo habaye gushidikanya mu mutumenda amazina namwe abantu baritiranwa nanjye ndagitekereje nk'abo ko hari abantu benshi bafite amazina yitiranwa none bimeze bite ahubwo byatumye icyo gihe nahagurutse nsoma hari kuri imyanzuro yanditse ndareba ndabariza hose kore kumpamagara finalo bavuga ati ni wowe kuba mbese ko abantu tuziranye cyane kirabo dusengana kuri barakunda kumpamagara hanyuma kugeza ubu ngubu rero wenda duhereye kuri background yanyu mutangira mujya mu mashuri mwari mwarize iki mwari mugejeho amashuri yanyu by'umwihariko murakoze cyane école primaire nayize ku ishuri ryitwa Rungu ubu riri mu murenge wa Gacaca niho narangije primaire seconde nayize muri Saint Notre Dame de Cito i Kigali muri ishami ry'ubukungu amashuri makuru yakomereje kuri Nesi Ruhengeri mwibarushamo barishingira ku bukungu statistics applied to economy ndongera nkomeza ikindi cyiciro ibugande mu Makerere 2019 nari nshoje ikindi cyiciro cya masters mu Budage yari masters international masters of education quality in developing countries ni ireme ry'uburezi mu bihugu birikiri mu nzira y'amajyambere kuri uno munsi rero mwabaye guverineri w'intara y'Amajyaruguru wari warigeze utekereza ko uzajya muri politike mbere oya ntabwo nigeze mbitekereza kuko kariyeri yanjye ari ubwarimu nyine numva ko ari gukomeza mu murongo w'ubwarimu nyine ariko kandi bajya bavuga ko n'ubusanzwe umwarimu cyangwa se umurezi muri rusange ngo buryo bijyanye na politike ntabwo bijya bimugora mwebwe ntabwo mwamwagize izo mpungenge natekereje ku bintu by'uburezi byo byonyine umurezi no kurera no kuyobora birajyana ko byo byonyine ba umuntu ari kwigisha mu ishuri ntabwo twigisha isomo gusa buyaza muri na party ya leadership ko umwana uri kumwigisha ntabwo mwigisha amasomo ngo ubukungu imibare gusa umwigisha n'iki nuko ashobora kwirwanaho ukashobora kugira tukuyobora ubwo ko ntabwo mu byo twiga udashoboye kuba rido ubwa ku giti cyawe ntabwo wajitardinga n'abandi ubwo rero kandi uretse n'ibyo ngibyo nk'umuyobozi bisa kuba kenshi kumwe n'abayobora kenshi yungurana n'ibitekerezo nariko mu ishuri nkuko mubizi mu mugabo w'uburezi inshuro nyinshi umuntu abari imbere y'abanyeshuri pe
hakaba nko kurwa muri kaminuza hari umuntu ibona uri kumwe n'abakuru tukwigisha abakuruta abo mungana abari munsi yawe abo byaye umva bari ingeri zitandukanye ku buryo niba umuntu ashobora kuba imbere y'abanyeshuri bamuruta abo mungana n'aburuta no mu mibereho isanzwe umuntu isanga ari mu bantu bameze gutyo mu baturage munazayobora abamuruta abo bangana ndetse n'ababyaye n'abari hasi cyane niyo mpamvu nk'umuntu wabaye umurezi ntabwo ari ikibazo gikomeye cyane. Mu gitondo mukimara kumva inkuru nziza n'ubu usanzwe mwatangarije ko mwakomeje imirimo yanyu ariko kandi titre itihinduka ku kanya hahita habanzaho nyakubahwa mugeze mu kigo mwakiriwe mute? Nageze mu kigo ahubwo nsanga ni surprise n'ukuri ndatungurwa ngo nafite bag yanjye isanzwe nyine na laptop n'amakaye yo gukosora nk'ibisanzwe aho ngeze kuri gate nsanga ibintu byahindutse nyine nsanga baranyakira rwose pe n'abanyeshuri mbona bishimye cyane mbese bakavuga ati gavana numva ndatunguwe nyine nk'umuntu wari usanzwe umenyereye ndi mwarimu nditwicara gucira gutya kugira muri bagenzi bagasanga byahindutse. Mu buzima bwanyu niki kigiye guhinduka? Nko mu hari inshingano zanyu mwamasanzwe mufite z'uburezi ese murazikomeza muzifatanye n'izindi imibereho yanyu niki kigiye guhinduka muri make? Murakoze no kwishina nabibabwiye ko umurezi bahora umurezi iteka ryose kandi ukuvuga ngo iyo tuvuze yende uburezi hagiye twumva ngo ni mwishuri gusa ariko ntabwo ari mwishuri gusa ko ari ibyo twita ngo beyond scope education ivuga ngo naho mbarizwa ubundi nakumye ko ndi umurezi naho ndi umurezi kwishuri naho muri karitsiye nakumye ko ndi umurezi ubundi n'agaciro z'uburezi zagombye kugira gute kuba zindimo ku ruhande rumwe no kwishina bavuga bibaye ngombwa mfite n'umwanya n'isomo bakampamagara ntabwo narirwa kujya kuryigisha mbaye mfite umwanya icyo umurezi ahora umurezi iteka ryose. Bivuze ngo biramutse bibaye ngombwa muri weekend ukajya nk'isomo uri mujya gutanga rwose wajya? Mbaye mfite umwanya n'ubu navuga hari isomo nende gutegura mbaye mfite umwanya nta mpamvu ntajya gutanga isomo. Uko byenda kose hari amakuru asanzwe ufite mu bijyanye n'imiyoborere cyangwa se uko gahunda za leta ziba zisanzwe zikurikiranwa niki wumva by'umwihariko uzashyiramo imbaraga mu gihe uzaba utangiye imirimo yawe mishya wahamagariwe? Murakoze. Icyo numva zashyiramo imbaraga cyane ni nko ubukangurambaga kuko mu miyoborere uko nabibonye nubwo nabihuza n'uburezi mu miyoborere niba umuntu agiye kuyobora abantu bisanga ibintu mwe mubyumva kimwe atari kugira ngo ibintu bifate mbere kubite hejuru aho mbasobanurira niba ari polisi niba ari ingingo tujya gushyira mu bikorwa hamanda nagira gute twafata umwanya nkayisobanurira abanyobora kumva ko babyumva kimwe kuko iyo bamaze kubyumva babigize byabo uko byaye kose babandukana imbaraga niko nabibonye. Icyo ni kimwe. Ikindi kandi ibintu by'ubufatanya hari abanje gusanga bambanjije mu murimo barimo hariya hano impande mu district barimo bambanjije mu murimo abo icyo ngiye gukana gufatanya nabo yene nkuko mwabivuze ko nubwo nayisanzwe ndi umurezi bo basanzwe bari mu miyoborere baza yegera kuri connaissance nafite cyangwa Kristo nafite nabwo bazagira gute bazamfasha dufatanye kuko ntabwo ushobora gukora umwe ngo byemere. Icyo niteguye ko tuzafatanya ubufatanye. Yego tukiri aho ngaho hari nk'ibyo wumva mu minsi ya mbere bimwe bavuga ngo imihini mishya itera amabavu niki wumva bizakugora guhita ubyinjiramo no kubyakira? Murakoze cyane. Ye nawe ko nababwiye nayo nsanzwe yendebura nk'ishami ryari rifite nk'abanyeshuri nk'ijana najye muri kasende kari nk'abakarase 40 none ubu ngubu nk'intara yose ishaka ufite abaturage b'intara nabo uko bameze nyine ubwo ngabo none baza bari ku mutwe wanjye ubwo ntabwo ibyo bisaba nyine kumazanira base kuko nayoboraga ndi faculty ifite nk'abanyeshuri 100-200 none ko abantu bari muri miliyoni nawe urabyumva nyine kandi nta nini aho gutekereza nyine niba natekerezaga faculty ubu no kumva ko ngiye gutekereza intara yose ahango niko bisaba imbaraga kongera kwizazina nisanzwe nkoresha bisa nyine kongera imbaraga pe uzika igice cy'igihugu niba natekerezaga yenda navuga ngo ndafata nk'amasaha ni gutekereza faculty ngawe gutekereza intara nawe byumve nukongera imbaraga nyine zirenze zo nakoreshaga. Ubu none turavuga ngo Minister Gatabazi no kuvuga ngo
mpagarare perezida muri kano gace ubu namwe muhagarare perezida muri kano gace mu ntara y'amajyaruguru. Tukiri aho ngaho uko byagenda kose hari inzozi mwari mufite mukiri abana ukiri umwana wakuranye izihe nzozi? Murakoze cyane ko nababwiye kuva kera ndi muri primaire hasi ngo nko mu wa mbere mu wa kabiri numvaga ibintu by'ubukungu gutya ariko kandi n'ibintu by'uburezi nyine nka kera nk'igihe cyacu ubona ko umuntu wabaga uzi ibintu byose, mwarimu twabonaga ari umuntu uzi ibintu byose ari ufite akamaro nyine, mwarimu ugize gute n'ufite akamaro nyine abantu. Naye numvaga icyo gihe cye numva nagira aho maze gukura aho najya gufasha hose nafasha yenda muri domene y'ibintu by'ubukungu niko nabyisize, ariko mu buryo bw'iki bw'uburezi ko nabikundaga ubwo nkumva mu ndoto zanjye numva ngomba kwiga hageza kure hashoboka, namara kwigira kure hashoboka ibyo nize habishyira mu bikorwa mu rwego rw'uburezi. Ngira umva yenda nziga ngira nko hejuru nimara kujya hejuru ngira nka grade ya doctora nige nkore post doctora benge ku grade ya professor yenda be nagirirwa n'icyizere ku bumenyi nzi haba nawe burayinde nka university cyangwa ishuri runaka numva kera ndi umwana arizo ndoto nari mfite. Gahunda ari kuyobora umaze kubona PhD numva nagira nyine nagira kuri the highest level nicyo navuga kuko niba naragiye mu by'uburezi byose muri ntuza mu bitekerezo byanjye bura nkunda kwiga mu bitekerezo byanjye no ku myaka yanjye mba numva ko narusha buri munsi nkagira igisha ako mpamvu mvuga kuko ngomba kugira gute ko iterambere nyine ryo mu buryo bw'ubwenge habo nazajya ku rwego none ruhanitse numva nazafasha ab'inyuma yanjye bazamura imyigire yabo cyangwa ari ukuntu umunyarwanda yavuze ngo isuku kugira isoko. Aho ntiwasanga iyo courage wari ufite yewe n'uno mwanya wahawe bikaba bifite inkomoko mu muryango w'iwanyu. Ninde waba ukesha iyi migisha yose cyangwa se ukuraho ibyo nakita nk'imbanzizamushinga? Murakoze cyane. Aho nk'imbanzizamushinga yendi iwacu nta muntu wabaye umwarimu ahubwo ari mwarimu wangishiye muri primaire. Yego. Niwe nagende mwarimu wangishiye mu wa mbere primaire na mwarimu wangishiye mu wa karindwi primaire. Ubu ninde niwe wibuka amazina? Mwarimu wangishije mu wa karindwi primaire yitwa buri Dr Nyambura Angelique ari muri medicine. Mu wanyishe muri primaire yitwa Felicite ni n'umukecuru ubungubu. Ariko nabonaga ari ikitegezo kuri njyewe kutwe tunaturanye icyo gihe. Abantu bombi babigiye iki Madame Gouverneur? Murakoze cyane. Ngiye nko kuwo mwarimu wa Felicite nyina ndatubuni n'umukecuru cyane. Igihe cyacu twigaga igitondo n'ikigoro nkabana ari umwarimu umwe uhera mu gitondo samiza mu gitondo akaza nimugoro kandi twikora urugendo ariko nagize gutura abana batoya ukari umwana ari kwandika biri kwanga akakugorora pe ubyumva akakugorora nyine ukaza uri kwandika nyine guti wicuritse ariko ukazarangiza umwaka ugize ute uzi kwandika hava nagatekereza nti harimo ubwitange ku mubyeyi nk'uyu ushaka kugisha ishuri kandi icyo gitwaga turi benshi nk'abanyeshuri 80 mu ishuri rimwe ariko bose murakabazamura ugasanga umwaka urangije wese azi kwandika. Uwo mwarimu wundi uwo wangishe muri 7 primaire yari mu deseti niho yararangije nawe yahoraga adushishikariza icyo gihe akavuga ati mwige rwose kuko icyo gihe habaga guta amashuri ku bana icyo gihe cyacu umuntu atari mu mashuri akajya guhinga gutyo yindi mirimo uzi ko kirajya ababyeyi bakunda gukura abana mu ishuri ariko yaraduhatiriza akavuga ati mwige tudure nanjye narize gutyo mwige taheza hanyu nuko mugomba kwiga. Ubwo nabona twari ikitegerezo cyo gukunda kwiga nanacyeshe gukunda kwiga pe uwo Dr Angelique uyu munsi kadubishiza kwiga nanjye nkavuga ndi ngomba kuviza the highest level. Abanyamajyaruguru cyangwa se umuntu y'amajyaruguru n'abanyamugisha bafite amahirwe menshi kuko babonye umuntu ufite courage kandi zituruka mu mashuri abanza. Rimwe na rimwe agiye tujye twibwira ko imbuto y'umugisha tuyikura ku babyeyi cyangwa tukayikura kuba mu muryango ariko niba arikuye ku ntebe y'ishuri kandi ukarakomeje amasomo byumvikana neza ko ibyo ukora ubizi neza kandi bikunze. Tukiri aho ngaho rero naje kugira ikibazo cy'amatsiko nyirani hobby cyangwa se ibyo nakita nk'ibinshimisha cyangwa se ibinezeza Madame Gouverneur ni ibiki? Murakoze. Uretse kwigisha tuvuye mu byo kwigisha kuko ari passion yanjye nkunda kurimba n'ubundi umuririmbyi muri korale y'ababyeyi icyo ni kimwe ikindi nkumbura kuvuga ubutumwa mu buryo bw'ijambo ry'Imana nkunda kuvuga n'umuvuga butumwa burya nkunda kuvuga ubutumwa nkunda kurimba kuko ndi umuririmbyi ikindi nakunda kuba nk'iki nko mu mashyirahamwe cyane cyane y'abadamu mba twakwishyira hamwe nk'abadamu uretse tugere ngo abize n'abagenda tuvuga
habo nk'abadamu bagenzi banjye mba twakwishyira hamwe tukaganira ku by'ubuzima bwacu cyane cyane ku bw'ingo zacu. Icyo nacyo ngiha imbaraga kiraneza cyane. Ikindi ni ugusenga. Ibyo byose murabikomeza? Nko kuririmba yenda sinzi amasaha ya repetition niba yazanyemerera, ariko undi kuko ari igihe turimba twekora ari ababyeyi tukunda kuririmba indirimbo zo mu gitabo, hari igihe bande batwereza no n'indirimbo amanota bakayohereza nko kuri WhatsApp tukarepetera nko kuri WhatsApp, ariko nawe ugiriwe nk'umugisha wo kujya mu rusengero gasanga indirimbo yawe iririmbe niyo twazipeteye kuri WhatsApp, najya mu mwanya wanjye nka korari harimba ijwi ryanjye. Warimbaga ijwi? Ndarimbaga tenoro. Biraza kuba byoroshye cyane. Hanyuma tugana ku musozo w'ikiganiro cyiza tugiranye, nubwo ari imbanza mushinga ibindi biganiro tuzagirana. Nk'umudamu bivuze iki kuri uno mwanya wahawe, cyane ko mu mateka y'ino ntara nyuma ya jenoside yakorewe abatutsi na nyuma se y'urugendo rw'iterambere rw'igihugu muri rusange, ni mwebwe guverineri wa mbere w'umudamu mu ntara y'Amajyaruguru. Bivuze iki kuri mwebwe? Murakoze cyane. Bivuze ikintu gikomeye cyane pe, kandi kuko nkubona nko mu minsi ya none ubona ko bari kwita umutegarugori arashoboye, umutegarugori arashoboye. Umwe ni ikintu gikomeye cyane mu buzima bwanjye, kumva ko nk'umudamu bangira ikiza cyo kuba nayobora intara. Ni ibintu ntabwo ushaka kumva ukuntu numva iki kizere cyanyubatse. Bikaba bijyanye nuko naho gambwira n'abanyeshuri banjye b'abakobwa cyane cyane mwige mufite akamaro muri abigiciro. Noneho nagendera n'ibyo tuyenda twize nko muri education, aba bagende ngo iyo wigishe nk'umwana w'umukobwa wigisha igihugu cyose. Bati umukobwa arashoboye kwigisha umwana w'umukobwa kwigisha igihugu cyose. Umva koko nk'ibyo nanjye ndabibonye ubu ngubu, niba yenda nashoboye kugira umugisha nkajya mu ishuri bakabanya icyizere cyo kuba yenda uyu munsi mw'iyi minsi naba nyoboye intara, ni ikintu gikomeye kizamfasha kugira gute gukora za ndoto zanjye zo kuva ko umwana w'umukobwa agombye kwiga kuko ashoboye. Murakoze. Winjiye muri politike kenshi bazagusaba kugira icyo uvuga, waba wagiteguye utanagiteguye, gira icyo ubwira abaturage bawe mu ntara y'Amajyaruguru, madamu guverineri. Murakoze cyane. Mbanze kubasuhuza abaturage bo mu ntara y'Amajyaruguru, ndabasuhuje kandi mbashimira kuba Perezida wa Repubulika yangira icyizere tukaba tugiye gufatanya umurimo wo kuzamura intara yacu y'Amajyaruguru. Nkaba mbemera ubufatanye, ndahari, turi kumwe, ubufasha bwose muzanshaka, icyo nshoboye gukora cyose nzagikora, turi kumwe n'abibijeje baturage mu ntara y'Amajyaruguru, kandi nkaba mbashakaho ubufatanye. Intara ni iyacu, iterambere ni iryacu, turi kumwe, dufatanye, intara yacu izagera heza. Murakoze.